isi impanuka zo mu muhanda zihitana ubuzima bw'abantu bagera kuri 1,200,000. Igaragaza kandi ko nibura abari hagati ya 20,000,000 na 50,000,000 izo mpanuka zibasigira ubumuga, muri bwo hakaba harimo n'ubumuga budakira. Tariki ya 10 itegeko nomero 014 akarongo kaberamye 2026 ryo kuwa gatandatu Werurwe 2026 rigenga ikoreshwa ry'umuhanda. Iri tegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda hagamijwe ubundi iri tegeko ryaje gufasha iki? Haba hari icyuho cyari mu itegeko ryabanje ku buryo iri tegeko ryaje kukiziba? Turareba kandi uko abakoresha umuhanda n'abaturarwanda muri rusange bazungukira muri iri tegeko. Turareba n'uburyo polisi y'u Rwanda yiteguye kurishyira mu bikorwa, gukurikirana iyubahirizwa ryaryo hamwe n'icyo abaturage basabwa. Turaganira n'abakoresha umuhanda batubwire niba bararimenye, uko biteguye kuryubahiriza n'icyo bashishikariza bagenzi babo kugira ngo dukoreshe umuhanda dutekanye. Mu gutangira iki kiganiro, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aratangira atubwira ko iri tegeko rije gufasha polisi mu mugambi wayo wa buri munsi wo kuburizamo icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano wo mu muhanda, rikayiha umurongo ngenderwaho mu kazi kayo no gukumira byinshi bibangamira abakoresha umuhanda. Bavuga itegeko nomero 014 ryo muri 2026 ni itegeko ryaje kugira ngo ntagire ikosa nakora ugasanga noretse ubuzima bw'imbaga y'abanyarwanda nyamwinshi batwizeye bakatubitsa ubuzima bwabo kugira ngo tubatware nk'abashoferi b'umwuga. Inshingano ya mbere naho abashoferi n'ubundi ni ukwizera kandi bakanashyira mu bikorwa cyane ibintu bitangwa n'ikigo gishinzwe gushyiraho amategeko yo mu muhanda, kubera ko bagira abatekinisiye mu buryo butandukanye. Rero buri kintu cyose nk'uko wari utangiye ubivuga, ntabwo ushobora kubahiriza ikintu utazi, kandi mu kutubahiriza ikintu utazi ushobora kutacyubahiriza ukirenganiwemo cyangwa se wowe ukakirenganyirizamo abandi. Rero iyo umenye itegeko umenya n'ibihano bihabwa uwarirenzeho, bikagufasha kumenya uko nawe wakikurikirana nk'umushoferi igihe warenganyijwe. Ibyo rero urumva ko ku ruhande rumwe ni inyungu ko dutwaye abantu cyangwa se dutwaye ibintu mu buryo bwiza, ariko ni n'inyungu nk'umushoferi iyo abashije kumenyaho ikintu cye yari yemerewe naho kirangirira, bituma icyo gihe atazarenganywa cyangwa se nawe ngo arenganye abandi bantu. Nabahatira rero gusoma ndetse no gusobanuza, naho biri ngombwa batumva neza kaba banagana inzego zitandukanye bakagenda bagasobanuza. Kuko nshobora gusoma itegeko sinumva icyo ryari rivuze, ariko nahura n'umupolisi, nahura n'umuntu ushinzwe umutekano w'umuhanda wese, hamubaza ati kaha hantu nabonye wenda iri tegeko rivuga iki, uramfashaho iki kugira ngo mbyumve ko ntari kumva iki kintu icyo ari cyo. Niruba ari urwo rwego basome, dukomeze dusobanukirwe kandi tubaze aho tutumvaho kugira ngo turakarire ibintu byatugonze, kandi byatugonze ari uburangare bwacu. Inyungu iba mu kubahiriza amategeko y'umuhanda, inyungu ya mbere kuri jye nk'umumotari cyangwa n'umushoferi mugenzi wanjye, inyungu ya mbere ngera mu rugo amahoro ndi muzima. Inyungu ya kabiri, iyo nubahireje amategeko y'umuhanda ntago nandikirwa kuvanga ikintu nashishikiriza abamotari. Cya kabiri ni uko tuzakomeza kwigisha abantu no kubakangurira, yenda mu rurimi rusobanutse cyane rwumvikana rw'ibyo kwirindwa. Ntabwo gutwara wanyoye ibisindisha, ukubahiriza ibyapa no kudepasa bikwiriye. Impamvu ngarutse kuri ibyo niho impanuka nyinshi zituruka. Uzasanga mu by'ukuri ibyo ngibyo nibizirikana, abantu bazirinda, abashoferi bazirinda amande, ariko n'igikomeye bazirinda impanuka, birinde noneho n'ingaruka ziturutse mu mpanuka.